Ngiye turagusuhuje kandi tuguhaye ikaze nanone. Murakoze cyane. Warimo tubwira uti burya nge mfite izina rero ryubakitse kurusha rya Dr Frank Habineza, ariko abantu hano bari kuvuga ngo ngo avuze ibinyuranye kuko Dr Frank Habineza niwe ufite izina rizamutse kurusha Sadate. Sincerely speaking rwose namwe murabizi tutagiye kureba ibintu n'iryo zina rya Habineza rizwi muri iki gihugu kurusha irya Munyakazi Sadate. Ariko se Sadate wakoze Sadate uzwihe wakoze iki ku byo abantu bavuga bati Sadate arazwi? Oya kuri wowe ubwawe ngenda bariza abanyarwanda ntukiremo. Tubwira uti ngewe Munyakazi Sadate nakoze iki ku buryo nzwi. Reka nkubwire rero nshuti yanjye n'ubu no kuba TV1 televiziyo twemera kandi dukunda ifata telefoni ikampamagara, ntabwo ihamagara buri munsi n'umugenzi, ihamagara umuntu kuko nyine hari ikimuziho. Iyo ni ingingo. Urwo ni urugero rworoshye. Iyo ni ingingo. Urwo ni urugero rworoshye kandi rugaragarira buri wese. So icyo navuga ni uko Dr Frank Habineza rwose niyo wakora statistique ntoya cyane. Hano hari umuntu ubaza abanyarwanda ntabwo azwi na benshi. N'ikimenyimenyi yabonye 0.1 mu matora bivuga ko yatowe n'abantu batarenze 10,000. Hari igihe batagutora Sadate, hari igihe batagutora. Ihangane iyo mvuze ijambo rimwe bikwira mu banyarwanda batari munsi ya 10,000,000. Abazerekana muri message, abagira mu magurupe, abavuga iki, amaradiyo, ibinyamakuru. Ariko Frank urekeje ubundi namuguzeho, ubundi bajyaga mumuvugaho, ariko mwamugarutseho kuko namuguzeho. Ariko ngiye urumva namuhaye promotion. Ntabwo shyikiye ko tugomba kuvuga kuri Frank tutamuhamagara. Reka tureke kuvuga Frank. Urashaka ko tumushyira ku murongo se? Yego twabahuza. Okay, tubahuze. Bwana Sadate, tuguhuze na Honorable Frank Habineza. Wenda unamusabe n'imbabazi. Sisa imbabazi z'iki ko nabona rero watangiye gusaba imbabazi abo abanyarwanda. Imbabazi z'iki? ariko zireka cyane. Ntabwo mwabonye cyitatuhese nijoro. Yavuze iki? Ariko ibyo nabonye yavugaga ko nta kibazo na kimwe kiri muri ishyaka yaryo ni Green Party. Ko ahubwo barimo kubaka ishyaka. Ari cyitakoze nijoro avuga ati kuri twebwe ni Habineza Frank leta iramutse icyemeye mugo twumva bataganizwa harimo abakoze jenoside yakorewe abatutsi, abafite ingengabitekerezo yayo, imitwe y'iterabwoba, abakurikiranwa n'inkiko mpuzamahanga n'abakatiwe n'inkiko zo mu Rwanda. Bivuga yuko n'ubundi abarwanya leta bose tubasanga muri aba yavuze yuko abona batagomba kuganizwa na leta y'u Rwanda. Mu yandi magambo nuko ari umunyepolitike yabikoze mu buryo bwa politiki, ariko yavuguruje ijambo yavuze ari naryo ryaduteranije kuko ngewe nawe nta kintu twakwaga twapfuye ijambo ye yavuze. No munsi rero nijoro saa 3 z'ijoro cyangwa saa 5 akaba yanditse iriya site bigaragaza yuko yitandukanyije n'ijambo ye yavuze rya mbere yuko leta y'u Rwanda igomba kuganira n'abayirwanya bitwaje intwaro. Ariko Sadate, reka gushaka gufata ibintu ngo ubihindure ubishyira muri avantage ku ruhande rwawe. Bwana Sadate, wowe ikibazo nyirizina gituruka ku kantu wafashe kagaragaza umuntu usinziriye, wenda ushobora kuba atari na Frank Habineza, sibyo? Ukoresha amagambo mabi. Icyo nicyo kintu cyababaje Dr cyane. Rero aho niho muhera umufata ibintu uko bitari. Ndetse hano harimo n'abantu bagusabira kujya mu nzererezi. Ngo no gufungwa. Gato mbanze mutuze kuri torumbajije. Aho ni hahandi abantu bakoresha icyo bita demagogie politique cyangwa se amayeri cyangwa ubutirigane bwa politike kugira ngo bafate akantu gato bagahinduremo, bafate ikintu kinini gifite ireme bagahinduremo akantu gatoya. Kuvuga ngo umuntu yasohoye gaze ahantu runaka, icyo nticyakagombye kubica. Oya ndagize gusubiza, uraza kumbwira icyo wemeramo n'ibyo nshubije n'ibyo ntashubije. Ijambo ni rwawe. Nari mvuze rero ibyo ntabwo wakagombye kubigereranya n'umuntu ujya ku karubanda akavuga ati leta nigane n'imitwe yitwaje intwaro. Iyo mitwe tuzi ko ari FDLR,
ari abajyarugamba ari abaki abo bose bakaba barakoze cyangwa baravutse cyangwa bafite ideoloji ikomoka kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Bikaba byari bitangaje kubona umudepite ubenga imisoro y'abanyarwanda twavunikiye ugendera muri esanse y'abanyarwanda uhamagara kuri telefone abanyarwanda twamwishyuriye ajya ku karubanda akadusaba ko tujya kuganira n'abahekuye igihugu. Gufata ikintu nk'icyo ngicyo ukakizana ku kantu gato, iyo niyo nita demagogi politike cyangwa se kuyobya ibitekerezo cyangwa n'ibindi bisa nkabyo. Ariko bwana Sadate, yego, ntekereza yuko Habineza ibyo yavuze ni ibitekerezo bye. Wowe urinde ushaka gufata ibitekerezo by'umuntu? Ngewe ndi umunyarwanda ufite uburenganzira mpabwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, ufite uburenganzira mpabwa n'amategeko bwo gutukana. Ubundi icyo wita gutukana we ni kurimo kucyita mu mvugo yawe, ariko ntabwo ari cyo bisobanuye. Reka ngira ngo tutabeshye, reka tugusomere tweet wakoze. Nta mpamvu yo kwiyumvisha kuko ndayibuka yose. Hari abadukurikiye ariko bakeneye kumenya iyo mvugo tuvuga. Reka tuyibabwire noneho nawe ubwawe uvuge niba koko ibyo bintu wumva morale ari sawa ku muntu twubaha uzwi n'abantu benshi, umuntu w'umusitari nka Sadati. Noneho ubibwira intumwa ya rubanda yatowe n'abanyarwanda ihagarariye abanyarwanda. Ngewe ku bwanjye agitangaza rya jambo ry'uko atari imigitirano cyangwa ibiganiro n'abajenosideri, nkimufata nk'intumwa ya rubanda, ahubwo mufata nk'intumwa y'abo bantu arimo kuvugira, kuko umuntu aba intumwa yaba avugira. Niba yaravugiye bariya rero aka kanya mufata ko ari intumwa y'abariya, ntakiri intumwa ya rubanda mu maso yanjye, kandi ibyo nabyo n'uburenganzira bwanjye numva ntabwo witwa n'uwo ari we wese kubyumva gutya. Ariko nanone ntabwo ufite uburenganzira bwo gufata umuntu watowe n'abantu niyo baba bake bakamushyira ahantu bumva ko ari intumwa yabo ngo wowe ubihakane ko atari intumwa yabo, kuko nawe wari kuhajya cyane ko wowe Sadate cyane ko wowe utari intumwa ya rubanda kuko nta wagutoye. Kuko kuri Twitter ntabwo ari parliament, Twitter hande yawe ntabwo ari plenary. Aho rero niho habera ikibazo mu myumvire no mu mitekerereze yacu nk'abanyarwanda. Yewe kuba natora umuntu wajye kumpagararira, yageraho umutore akajya guhagararira abandi, niba ishyaka rye rihanira ibidukikije, ni ibihe bidukikije yadukanguriye ageze mu nteko? Ni ibihe bidukikije yatuvugiye? Ni ibihe bikorwa yavugiye abanyarwanda mbere yuko ajya kuvugira abajenosideri? Ariko hari inzego zishinzwe kwevarira ibyo abayobozi bakora, ntabwo zijye zimutera icyizere. Ntabwo wowe Sadate ariwe ubishinzwe. Utaza kuyobya abatwumva, ahubwo uri buze kuyobora n'abayobye. Nimureke njyemo hagati. Reka ihangane gato mba nivuge ko ako kantu. Ariko turaza gusoma cyangwa uratubwira tweet yawe ariyo nyirabayazana. Icyo kintu wanditse ni iki? Mubanze mwihangane, mubanze munyumve ko ako kantu waruguze, tutaza kuyobya abatwumva. Nta rwego na rumwe rubeho mu Rwanda rwo kwevariwa abayobozi. Abayobozi twitorera nitwe tubevariwa nk'ababatoye, tukongera tukabaha amanota ya yego cyangwa oya. Umunyarwanda niwe wevariwa uwo yatoye. Nta rwego, nta inspection ihari cyangwa supervision y'abayobozi nk'urwego ruhari rwashyizweho n'amategeko, ahubwo twebwe abanyarwanda twatoye abo bayobozi nitwe dushobora kubevariwa tukavuga tuti ibyo twabatoreye nibyo mudukorera cyangwa se ibyo mudukorera, tukabaha amanota dukurikije ibyo badukoreye. Ariko nabwo ntiwakoresha inyandiko zawe ku rubuga rwawe bwite ngo wangishe umuntu rubanda kandi rubanda rukimufitiye icyizere. Ariko uretse gatoya bwana Munyakasadate, wareka gatoya tukabanza tukareba iyo mvuga ifatwa nk'aho washatse kwandagaza intumwa ya rubanda Frank Habineza. Reka mutabaruka abanza dusomere iyo tweet, hanyuma ugaruke ugira icyo ubivugaho. Goma ku murongo wumve neza ibyo wanditse, wenda ushaka ko warabyanditse ubabaye kubera wenda ibyo uheraho uvuga ko byakubabaje cyane, ndetse nk'umunyarwanda ukunda igihugu bikagushengura umutima, ariko wenda muri ayo marangamutima yawe ugiramo no kurengera. Bwana mutabaruka dusomere iyo tweet ya Sadate. Kanze nyizane nyimusomere, ariko yavuze ko ayizi. Oya, reka niba utayifite reka nyiguhe. Wenda yishaka kuko nta oya ntujye kure, reka ngufashe nyikoherereze hafi, hanyuma ushobora gusanga koko
Munyakazi Sadate ibyo yavuze ari uburenganzira bwe wenda bwafashwe nabi sesa reka nyiguhe ngiyi cyangwa gisome bwana Mutabura Kaganyiso yagiye ati ariko ubu manzi ukore description y'ifoto iriho na reka nyihe fundi ya muri irahari abari kuri YouTube murayibona haragaragara umugabo usa na Frank Habineza asinziriye cyangwa se asa nkaho ari mu gutekereza ku kintu ashobora kuba ari mu kuzunguza ubwonko wenda ashobora kuba atanasinziriye sibyo biragaragara kuko ubona kuko ashobora kuba ari nka kure cyane wenda ku wundi mugabane iyi foto rero ikomeje gutya hariho amagambo inyuma yaho byari ku itariki ngira ngo 15 iyi tweet ni ya Munyakazi Sadate aragira ati ariko ubu tuzajya turwana no kutarenza tariki ya 15 okay no kutarenza ya 15 za buri kwezi uranyumva neza tutarasura niturenza turwane n'amande yiyongeraho kugira ngo izo mbaraga abandi baziryamemo barekure imyuka mibi hasi no hejuru basoma ijambo niko bimeze ariko barekure imyuka mibi hasi no hejuru ashyiraho akabazo n'agatangaro oya u Rwanda ntiturarengwa kugeraho ati Frank Habineza nakure imisuzi mu nteko Sadate ibi ngibi nta nubwo asuzugwe Habineza ahubwo asuzugwe n'inteko ishinga amategeko kubera imvugo wakoresheje iri inappropriate. What is your say on that? Aha, urakoze cyane kumbaza icyo mbivugaho nizeye ko wenda muri bo nkunde nkabivugaho nyine mu cyane rwose nta no kuvugiramo mbwenda mutabaruka nta kuvugiremo. Icya mbere tubanze turebe tweet aho yaturutse ku bitekerezo bya Frank Habineza byo ku itariki 5 z'ukwezi kwa munani ubwo yasabaga leta y'u Rwanda kujya kuganira n'imitwe yitwaje intwaro tuzi ko yahisize ihekuye u Rwanda y'abajenosideri cyangwa se abafite ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa se abaje kwica abantu mu buryo bumwe no mu bundi. Ibyo bitekerezo bye twabyamaganiye kure kandi ntabwo ari kuvuga ibyo bitekerezo ngo twebwe duhinduke tumwambike imidende cyangwa tumwambike imidari y'icyo gitekerezo yarazanye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ntabwo twebwe nk'abanyarwanda tukiri bantu bashobora kureberera ibidukorerwa mu buryo tutemera, cyane ko tuba twagize uruhare mu buryo bumwe no mu bundi kugira ngo abayobozi bacu bajye muri babe comfortable n'imirimo bakorera igihugu. Bakorera abanyarwanda, ntabwo bikorera nta nubwo bakorera inteko, ahubwo bakorera abanyarwanda. Kandi natwe nk'abanyarwanda tuba twakize contribution dushyiraho kugira ngo babe comfortable yo kudukorera ibyo twifuza byaduteza imbere. Igihe Habineza azavuga yuko azubaka imihanda, azateza imbere amavuriro, azateza imbere ibidukikije, mukabona Munyakazi Sadate yamwatatse mu bitekerezo bye, igihe muzafate Munyakazi Sadate gufite ikibazo. Ariko igihe yakoze ku marangamutima ya Munyakazi Sadate cyangwa n'abandi banyarwanda ntazi umubare uko ungana, natwe tukamusubiza dukurikije amarangamutima yakoresheje yacu cyangwa yakozeho yacu, ntimukabigira ikibazo ahubwo mujye mubanza murebe icyabiteye. Icya gatatu, kuvuga ko nasuzuguye inteko mvuga kuriya ahubwo byaba biteye agahinda inteko y'u Rwanda igizwe n'abadepite tuzi 80 twitoreye batabona ko ari ikibazo kwicarana n'umuntu utinyuka gusaba ko abajenosideri, abafite ingengabitekerezo ya jenoside n'abandi nkabo baza kwicarana n'u Rwanda kugira ngo baganire. Icyo baganira ni iki? Icyo bashaka ko baganira ni iki? Ahubwo mbona iyo nteko nayo yakagombye gufata intambwe ikomeye yo kubaza Frank Habineza mu buryo buri interne mu nteko, bakamubaza icyo ibyo bitekerezo byari bishingiyeho, cyane ko ingingo ya 39 ya constitution y'itegeko nshinga ry'u Rwanda iteganya ko abantu batanga ibitekerezo byabo, ariko ibyo bitekerezo bikaba bitagomba guteza umwiryane cyangwa se guhungabanya ituze ry'abanyarwanda.
abanyarwanda aka kanya kubahamagarira kuganira n'abajenosideri, icya mbere hayishingira abajenosideri, icya kabiri uhaye urwuho abafite ingengabitekerezo ya jenoside kugira ngo babe bateza guhungabana kw'ituze ry'u Rwanda. Kubwo rero nk'umuntu nk'uwo nguwo ntabwo namufata nk'uhabwa umudende ku bitekerezo bibi yazanye, ahubwo aba akwiye kurwanywa mu buryo bwose bushoboka bujyanye n'amahoro. Igitekerezo cyawe ni njyewe igitekerezo natanze niho naringeze bwana uragisasiye, ariko njyewe ikibazo mfite nta nubwo ngifite wenda aho wahereye uvuga kariya kantu ka nyuma niko kantu ngiye mfite ikibazo. Kuki ibitekerezo wari watanze kuko nawe ubonye intumwa ya rubanda ni kuko wabona minisitiri asinzirira mu biro wabwibaza utu amafaranga yacu afite umuntu usinziriye, ariko kariya kantu sadate yagize ikibazo kuba honorable yarasinziriye. ntusiriya biriya bintu by'imisuzi yazanye. Sadate natubwiye, sadate wagize ikibazo ko honorable yarasinziriye. niho nabingeze rero wenda nuko ubwo iyo mumbwiye gutyo muba murimo koriyanta ibyo mbasubiza. Ntacyo tubwira. Kuki wazanye ibyo bintu by'imisuzi ni ibiki? Kuki wazanye nk'umuntu ari nawe wowe bavuze nk'ibyo bintu bakabikuvugaho, abana bawe umugore wawe? Reka mbabwire rero, reka mbabwire ikintu kimwe wenda tugomba kumenya. Icya mbere ntabwo kuvuga icyo umuntu ashobora gukora bishobora gufatwa nko kumusebya. Mugende musome code penal murasangamo yuko kuba navuga ngo sadate yasuze cyangwa kenisi yasuze, ibyo ni ibintu biri normal. Ariko ntabwo ushobora kuyipuruvinga ko honorable yasuze. Ubu bakubaje imbere y'umucamanza wavuga uti mbihagazeho yarasuze, watuzana proof ariko murimo kunyuriyanta. Wenda wari kuvuga uti wenda ushobora gusinzi ndimo gusubiza mukaba munzanyemo ikindi. Niba ushaka yuko ahubwo ikibazo cyaba ese yabasha gupuruvinga yuko atabikora, kuko njyewe ngiye imbere y'umucamanza muri code penal ntabwo ari njye utanga ibimenyetso, ahubwo undega niwe utanga ibyo bimenyetso akavuga ati njyewe ndi extraterrestre, ntabwo ndi kivajuru, njyewe sinjya nsura. Niba atajya asura aba navuze ko yasuze cyaba ari ikibazo, ariko mu gihe icyo kintu ashobora kuba yagikora ajya imbere y'umucamanza niwe wo gupuruvinga yuko atajya abikora, noneho nkaba naramusebeje. Ariko niba bikora uze gusoma itegeko, uretse ko n'icyaha cyo gusebanya kitakibaho mu mategeko y'u Rwanda, ariko kera kikijyamaho ntabwo ikintu umuntu ushobora kuba yakora undi kukivuga byafatwaga nko gusebanya, ariko n'icyaha cyo gusebanya iki kibaho mu mategeko y'u Rwanda. Aho wenda turahumva wenda abantu bafite icyo bahakuyemo, ariko kuki wazanye ifoto asinziriye ukanashimangira ko abantu bari gusinzira mu nteko? Kuki wayizanye? Ubifiteho ikibazo? Njye simbona ikibazo bifite. Niba yasinziriye ukazana ifoto ye yasinziriye, ikibazo se kiri wakagombye kubaza uti kuki wowe wasinziriye kandi kutuvugira. Ariko sadate inteko ishinga amategeko se roge aho wenda itekerezo cyawe kiba impamvu mbaza iki kibazo irahari. yimubwire sadate nawe nubwo ari gusubiza kuri nawe yarasinziriye ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatanu mu gicuku nawe yasinzira atwaye imodoka ahita yikubita mu mufege. ubwo nawe yarasuze. Yes, kuko urumva yagonze ibikorwa remezo. warabikoze yego mwese muri abasinziriza, ariko nta nyungu z'abantu bagaragara. Ngewe nigize mbigira ikibazo yuko nasinziriye, ntabwo ibyo nabigize ikibazo. Undi nawe rero kuba yagira ikibazo yuko yasinziriye mu nteko, ahubwo turebe kuki arimo kubigira ikibazo. Aka kanya niba nasinziriye nkarenga umuhanda, undi nawe agasinzira ari mu nteko, kuki wo mu nteko yabigize ikibazo uwarenze umuhanda ntabigire ikibazo? Gusinzira ikinomo, ahubwo biterwa n'aho wasinziririye wenda. Muri make ntacyo wishinja ku magambo wabwiye honorable, ntabwo wumva ko wamusebeje muri rubanda ndetse no gukarubanda ukamushyira hariya bitari ngombwa. Reka manze nsubize yuko ahubwo amagambo yanjye yashyize igitutu kuri honorable, kuko nyuma yuko mugaragarije amafuti n'amakosa yakoreye igihugu nk'u Rwanda n'abanyarwanda, amaze kwisobanura kuri icyo kintu inshuro zirenga 30 muri za media zinyuranye na social media zinyuranye.
ndetse binagaragara yuko n'igitekerezo cy'ibanze cyo twanahereyeho tutumvikana ubu arimo kugikosora. Reka mubwire ngo komeza muri iyo nzira, ukomeze ukosora amakosa wari wakoreye u Rwanda n'abanyarwanda, rwose tuzakumva, tuzagushyigikira, tuzanagukunda. Ariko umuntu ushaka kutugarura kuri kuganira n'abajenosideri basize bishe miliyoni y'abantu hano, ushaka kutugarura ku bantu bafite ingengabitekerezo ya jenoside, rwose yabizana muri ibyo bitekerezo ntabwo tuzamukunda. Simbona n'icyo nanamwubahamo, kuko agaciro k'umuntu ni ibikorwa bye. Niba rero ibikorwa bye ari kuvugira imitwe irwanya leta y'u Rwanda yuzuyemo abajenosideri, ako niko gaciro nzamuha. Ariko igihe iterambere ry'igihugu harabura amasegonda make ngo 3 zigere. Ihereza amasaha 48 y'uburyohe ugura ubuntu pake yo guhamagara ya Airtel ku mafaranga 300 gusa, uhabwa iminota 145 uhamagaza imirongo yose hamwe na megabyte 100 za internet, kandi akanyenyeri 255 urwego utangire. Urakoze cyane bwana Sadate, nyago nawe ubwo butumwa wabwumvishe. Airtel Money niyo nzira y'ubuzima. Sadate nari ndimo kuvuga mu niyangane ndangiza igitekerezo nari ndimo kuvuga. Nari ndimo kuvuga ngo agaciro k'umuntu ni ibikorwa bye, ntabwo agaciro kawe ari uko witwa honorable cyangwa witwa docteur, ahubwo ubudocteur bwawe cyangwa honorable bwawe ubikoramo ibihe bikorwa bituma twebwe tuguha agaciro. Uriya munsi rero yajyaga guhamagarira leta y'u Rwanda kuganiriza abantu nka bariya, agaciro ke kari kariya. Nisaba ko mubonamo nka honorable, gende namubona mu kandi gaciro. Gusa reka nsoze mvuga ngo gusa naraye nkunze cyane Twitter yarayakoze nijoro ubwo yasubizanyaga n'abantu ku mbuga nkoranyambaga, aho yavuze ati uwo nifuriza ko bataganira na leta y'u Rwanda harimo abajenosideri, abafite ingengabitekerezo ya jenoside, abakatiye n'inkiko, abakurikiranyweho ibyaha, n'abandi bantu bagiye bakorera u Rwanda ibibi. Iyo witegereje iyo Twitter usanga mu bantu yari yasabye ko baganira na leta y'u Rwanda bitwaje intwaro nta n'umwe waba usigayemo. Bivuga ngo yivuguruje cyangwa yavuguruje ijambo yari yavuze, asaba yuko haba ibiganiro n'abo bantu bitwaje imitwe bitwaje intwaro. Rero nkavuga nti igitutu twamushyizeho kumwereka uko abanyarwanda dutekereza no kumubwira uko tubona pozisiyo dufite kuri icyo kintu byatumye agaruka ku murongo. Nanavuga ko yanakomereza aho ngaho, twese nk'abanyarwanda twakongera tugatekana. Sadate, ndikwifuza kukubaza ikintu ugendeye kuri iryo jambo bakunze kuvuga ngo twebwe abanyarwanda, ngo nkatwe nk'abanyarwanda. Nakunze kujya nsoma ibitabo by'abantu bari bazwiho gukunda kuvuga amadisikuru akomeye cyane. Harimo ijambo bakunda gukoresha ngo amaduwe, nko kwikururira sempati y'umuntu runaka cyangwa se y'urwego runaka. Abantu bakavuga ati Sadate yumvuga akoresha ni ukugira ngo yikururire igikundiro wenda yakundwa n'inzego za leta, zibe zamuha akazi gakomeye, zibe zamumenye ko ari umuntu mbese uyivugira kandi wenda atari ko biri. Noneho akaba ari kuvuga ngo twebwe abanyarwanda, kandi nta wamutumye, kandi gutanga igitekerezo ari uburenganzira bwawe uhabwa n'itegeko nshinga, ariko ukarenga ukavuga ngo twebwe abanyarwanda kandi nta wagutumye. Iyo mandate ikura he? Reka ngusubize rero. Icyambe nabanda ngusubize mvuga ngo ikibi nuko navuga ngo njyewe, iyo mwise njyewe mba mbaye egoiste, mba nigize njyewe nyine ni njyewe urimo kwikururiraho. Ariko iyo mvuze twebwe ni ukuvuga hari njyewe n'abandi dusangiye ibyo bitekerezo. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, hari abantu mu uku gutanga ibitekerezo no gukunda igihugu no kugiharanira ishema ryacyo, hari abantu bishuka yuko ari imyanya turwanira runaka. Reka mbivuge neza nanabisubiremo, ariko bavuga ko ariyo mpamvu wagiye no muri leta washakaga umwanya politiki. Reka ngusubize kimwe n'abandi bose bavuga gutyo. Yewe ntabwo ndi underground muri politiki, nabaye muri politiki, niyamamaje kujya mu nteko. Waratowe, uri umunyapolitike marere, uri politicien marere mon frère, kuko niho abantu bavuga. Banza wumva ibisubizo ngiye kuguha mbere yuko unyoriyanta mu bindi bisubizo. Ntabwo wansinda kuri deba muri ubwo buryo. Ariko kubwiraga palate politicien marere. Reka manze nsubize nyine. Ikintu cyane nakubwiraga, nabaye mu nzego z'ibanze mu nama njyanama, nayoboye inama njyanama, nayoboye amakomisiyo y'inama njyanama y'akarere.
niyamamaje kujya kuba umudepite muri East African Community mu mwaka wa 2006 uratsinda niyamamaje kuba ariko sadate reka kujijisha abantu baduteze amatwi oya dushyiraho karifikatifu ubwo nariyamamaje ndatsindwa kuko kwiyamamaza kugira umunyapolitike reka nanjye ashatse nakwiyamamariza kuba perezida wa repubulika n'abarafinda yariyamamaje mon frere wese ayo mateka wayakuraho shyiraho karifikatifu uti ndi umunyapolitike wiyamamaje sinatorwa ndatsindwa umva erega media ntago mushobora kunesha murabizi kuri deba ariko mubanze mwumve yuko 2008 niyamamarije kuba umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda sinatsinda waratsinzwe no kuvuga ko natsindwa ahubwo sinatsinda nyuma y'ibyo rero nafashe orientation yitwa kwikorera ku giti cyanjye maze imyaka irenga 15 nikorera ndi rwiyemezamirimo iyo myanya ya politike muvuga ntabwo ariyo kamara kugira ngo umuntu akorere igihugu cye. Hari abantu benshi bumva yuko bazakorera igihugu cyabo ari uko bicaye mu myanya ya politike kuko n'ubundi iyo byanze hamwe n'ubundi ujya ahandi muri politike rero amaje y'abaturwa ujya ahandi. Abo ntabwo ari abapatriote, aho ntabwo bafite patriotisme, ahubwo baba bafite ari aba opportuniste. Njye ntabwo ndi opportuniste, njye ndi umupatriote ukunda igihugu cye, uharanira ishema ryacyo, uharanira yuko gitera imbere, uharanira yuko kigira ituze. Sinzabona umwana wanjye abona nk'ibyo nabonye, sinzabona umuvandimwe wanjye, umuturanyi wanjye dushyamirana kubera amateka mabi. Niyo mpamvu nahagurutse nkavuga ngo mfite position nahaye kuri iki gihugu, ntabwo nafashe position kugira ngo nibukwe njyanwe mu nzego z'ubuyobozi, cyane ko aho ndi happy, bishimye, nshimishijwe n'icyo nkora, kandi mbikesha nuko n'ubundi dufite ubuyobozi bwiza. Abajya bifuza yuko abajya bavuga ko mfite opportunity, ndi umu opportunity ushaka kuzaba umuyobozi runaka, rwose reka mbasubize nzi ko n'abatanga izo opportunity banyumva. Ahubwo abantu bavuga ko urwaye indwara yitwa megalomania, yo gukunda ubuyobozi. Ufite indwara yo gukunda ubuyobozi ku buryo uba wumva ibintu byose ushaka kubimira. Bwana Sadate, reka tugushimire, ndabona amasaha dutwaye, nakagaruka tuzongera duhure, ibitekerezo byawe byumvishe, ubwo bakumvise nabi babyumvise, n'abagushyigikiye ni benshi ku murongo, bari benshi cyane. Arakubeshya benshi ntabwo bagushyigikiye. Urakoze cyane. Murakoze. Zamuna mutegetse muri mu bicari. Ariko uzi ko buriya nshobora kuguhana. Ni gute ushobora kwambara ishati isa n'iyanjye cyangwa yawe n'isa n'iyanjye? Zamugani wenda ni leta yazitanze, ariko wamugani yanjye cyane kuko yawe ni ya mbere cyangwa bayifuze nabi. Kuko aya mashati yawe n'isa n'iyanjye. Abareba nibarebe icuyutse. Hari abantu kera bambaraga imikara bari bandi. Yanjye ariko ko mbona imeze nkaho ari nshyashara. Reka da, urabona bashyireho nanjye barebe. Igeze aho byagatsimbaze na wa muntu. Bashyireho page ebyiri. Bashyireho yanjye barebe. Bazane turebe.